imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze kuzakora ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, nicyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami Mana, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. nararwaye nari ukuntu urwara bakakuvuriza mu bitaro bitaro nyine bisanzwe, bikanga bakujyana no mu binyarwanda, nabwo bikanga neza neza, ukabona ahandi hantu usigaje kujya. Ndasindi mvuge ngo specifying ngo ni uburwayi n'ubu, gusa nyine byari ibihe byari bikomeye. Gusa hari umuririmbyi waririmbye ngo senge ongera senge niyo ufite kukagekeya arimo itabara idasabye ibisobanuro, irumva kandi igatabara. Hari ikibazo cyo kubabaza abantu benshi baravuze ngo muririmba nk'abandi bahanzi babiri mujya kungana kandi ngo muranasa. Murabazi Vestine n'Dokazi? Turabazi. Muzi indirimbo zabo cyane. Ni njye wa mbere ubwiye se ko musa. Abantu benshi babivuze mu kiganiro, babonye icyanyu ngo murasa, ngo muraririmba kimwe. Murabivuga iki? Bakunda kubivuga ariko nta n'ukuntu tutasa ko twese turi mu ishusho y'Imana, twese turasa kuri ino si, turasa. Kuririmba none kuririmba naho ubihuye umuririmba menya ari imyandikire, ahubwo imyandikire mwandika nyine muririmba indirimbo. Nuko ahubwo indirimbo muririmba mwese ziri mu buhanga ariko n'icyerekezo zifite ukuntu zihuza abantu bose bo mu ngeri zose, cyangwa zishobora kuba turi mu rurema rugira rugaba. Nawe ni wowe mugendo w'ibihe, Jehova niwita ku mateka y'ibise kuruza. Put you higher. Rurema rugira rugaba. Yawe ni wowe mugendo w'ibihe, Jehova niwita ku mateka y'ibise kuruza. Put you higher. Wahinduye inkuru zinca mu bwongo amaseka, ubumba iminwa y'ibyari byaranyasamiye. Tumura tumura imitima yarishinjaguwe, zo kunaba imitsi yanjye nkiriho. Tumura tumura imitima yarishinjaguwe, zo kunaba imitsi yanjye yose nkiriho. Umuhanzi njye nkunda nawe cyangwa nkundana n'umwanya mukunda ni umuhanzi witwa Aline Gahongayire. Aline Gahongayire uramukunda cyane? Ndamukunda pe. Imana itugire nyine, Imana iduha n'umugisha twakorana collab, ntacyo byaba ari umugisha ukomeye cyane. Ukunda Aline Gahongayire? Hari indirimbo afite aririmba ngo Imana nyine niyo azabitsiba kibazo igira gutya.
nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwamvamo na rimwe, ntabanga rizaba hagati yacu, umutima urakinguye, nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwamvamo na rimwe. burya uri kugenda Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda. Yes, reka nongere mbasuhuze nanabashimira abakurikiye Legacy TV, nongeye gusura Alicia ndetse na Germaine, mbashimira ko mwakunze indirimbo yabo, nabonye comment nyinshi mwarabakunze, nabo bavuze ko batazabatenguha. Nongeye ndagaruka nza kubasura rero, nasanze bameze neza, mbasanze mu rugo, ndabona amakuru yanyu, amakuru y'iminsi. Ni meza. Bakomeje kumbaza ngo Alicia ninde, Germaine ninde? Ngejeje Germaine na Aline Ni iki kibatandukanye? iyi ni imfura nako niyo mukuru. ninjye mukuru kandi ngiye mfite n'umusatsi. Ewe nta musatsi afite. Ko akiga muri secondaire. Wiga muri kaminuza i Butare. Abandi ni ibijyanye n'ubuganga. ubuganga. Wowe kwiga Kwiga indimi n'ubuvanganzo. indimi n'ubuvanganzo. Ahagana he? Hariya kuri groupe scolaire Notre Dame d'Afrique Nyundo. Wiga ku Nyundo. Niyo mpamvu mufite impano zidasanzwe. Amakuru y'iminsi se yisana Germaine. Amakuru neza biragenda. Indirimbo mwasohoye kuri channel hanze birakomeye, mwabonye feedback imeze gute nyuma y'ikiganiro twagiranye? Nabonye abantu benshi barabakunze, mwabyakiriye gute? Feedback twebwe turashimira abanyarwanda cyane kubw'ibintu badukoreye, ntabwo twari tubyiteze rwose. Indirimbo batweretse urukundo rudasanzwe, kuko indirimbo ya mbere guhita iboostinga ikagira views zirenga 100,000, zirenga 200,000, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byadushimishije cyane, banadutungura. Imana ibahe pe. Amen. Abahanzi mubona hano babiri bakoze indirimbo yitwa Rugaba muri gukunda muri iyi minsi, tuzajya kurema mwongere muturirimbeho twumve ya majwi yanyu. Ubwo tugiye kuririmba agace ka Rugaba. Indirimbo twarasi n'igitero, ariko ka kantu ko muri beige ngiye niko kandangije. Ninde wakanditse? Uyiga ubuvanganzo, right? Niyo mpamvu nyine ubundi nagakoreye ku ishuri, naricaye ndi muri etude bisanzwe. Noneho hari ukuntu ba muri etude ariko nyine mutize ibintu bikaze, ibintu bihambaye, ugafata nk'aga free time. Noneho nari nabuze ikintu nkora muri etude pe. Noneho ndicara ntangira kuririmba nyine indirimbo z'igifaransa. Niba hari indirimbo y'igifaransa sinzi niba muyizi. Oya ntabwo ari nyine ndi kububwira inkomoko ya kariya kabiri. Niho nyine naririmbye ndavuga se kubundi kuki nyine ntafata muri bridge ntafata nk'agace kamwe kakaba Kinyarwanda kandi kakaba Igifaransa, kuko Igifaransa ni ururimi ruvugitse neza cyane kandi ni n'ururimi rugora. Igifaransa ko kiririmbana. Tu es bien réveillé aujourd'hui? Comment ça va? Hein? Tu es bien réveillé aujourd'hui? Ça va bien. Tu te sens comment? Oui, tout va bien. Ok. Tu te sens comment toi? Ça va. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alicia. Alicia. Comment t'appelles-tu toi? Je m'appelle Germaine, ufite Impano. Agafaransa kavugitse neza koko. Urangije tuvugana nanjye ngomba kuririmba mu Gifaransa. Ndabanza nyine ndagakora bisanzwe,
nyine nabanze nkora lyrics none nshyizemo n'injyana numva biri kujyana. Ntabwo turirimbira nanone kuri Rugaba twumva amajwi atari muri studio, twumve ko za vocal ari izanyu. Uru rwego nuririyeho uri inkingi negamiyeho ndokora imitego y'umwanzi. Rurema rugira rugaba yawe ni wowe mugenga w'ibihe Jehova, niwita ku mateka y'ibise kuruza, we put you higher. Rurema rugira rugaba yawe ni wowe mugenga w'ibihe Jehova, niwita ku mateka y'ibisi kuruza, we put you higher. Niwita ku mateka y'ibisekuruza. Biragoye kumva ku myaka yanyu kugira inganzo nk'iyo, kugira inspiration nk'iyo kuri kwandika amagambo akomeye gutyo. Bituruka ku ki? Kuko nishobora kunze ubuhamya bwa Alicia ukuntu bigeze kurwara, Imana igakora ibintu bidasanzwe n'abaganga bananiwe. Niho igitekerezo cyaturutse cyo kuba bavuga ngo niwita ku mateka. Igitekerezo hari ukuntu umuntu aba yaravukiye wenda ndeke kubyishyira, reka mvuge in general. Hari ukuntu umuntu aba yaravukiye mu muryango wenda udasenga, cyangwa wenda umuryango navuga gute se, hari ukuntu kamvuga udasenga, umuryango udasenga wenda ukaba wenda wowe bikaza guhinduka ugasenga. None Imana ntiyita ngo iwacu ntibasengaga, ntiyita wenda ngo iwacu ngo bakoraga this and this. Imana yo ikugirira neza itagize ikintu na kimwe ishingiye. Wenda nk'uko kuntu wari ubivuze ku buhamya natanze muri igihe duherukana, Imana ntiyigeze ireba ngo wenda narebe ngo nakoze ibyaha bingana uku nguku rero kuko kuntu yitwaye reka mureke ubundi bimurangirane. Imana yabikoze idafite ikintu na kimwe ishingiyeho, ntiyise ku mateka wenda yanjye ko nitwaye imbere cyangwa ya famiye yanjye, yabikoze itabezinze ku kintu na kimwe. Hari ikibazo ugiye kubabaza, abantu benshi baravuze ngo muririmba nk'abandi bahanzi babiri mujya kungana kandi ngo muranasa. Murabazi Vestine Dokazi? Turabazi. Muzi indirimbo zabo? Cyane. Ninjye wa mbere ubabwiye se ko musa. Abantu benshi babivuze mu kiganiro, babonye icyaha ngo murasa, ngo muraririmba kimwe. Murabivuga iki? Bakunda kubivuga ariko nta n'ukuntu tutasa ko twese turi mu ishusho y'Imana, twese turasa kuri ino si, turasa. Kuririmba noneho? Kuririmba naho wumva bihuye? Muririmba menya ari imyandikire ahubwo. Imyandikire mwandika nyine muririmba indirimbo, nuko ahubwo indirimbo muririmba mwese ziri mu buhanga ariko n'icyerezo zifite ukuntu zihuza abantu bose bo mu ngeri zose, cyangwa dushaka ko turi mu mwuka umwe. ariko mushobora kuba mwaririmbye muri korali. Njye nebye no ndacyayirimo muri korali bwa Jemene. Njye nigeze kuyiririmba. Nigeze kuririmba muri korali, kitakiririmba muri korali. Korali ni byita nk'umuryango. Korali ni umuryango mwiza cyane uzamura abana, bwaba mu buryo bw'umwuka nyine, mbese korali iguha foundation y'agakiza, ukakira agakiza ukiri umwana muto, niba wajyamo ukuze ni ibintu byiza. Gusa hari ikintu nyine ubona ukabona sinzi ko nabyita, ukabona nyine njye ku giti cyanjye nabonye korali ntayishobora pe. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda amategeko ya korali ntayashobora, ariko nyine niko ni oya yatinye repetition, ariko Alicia yaracyabikomeje. Noneho guhuza mukabanga mugiye gukorana, mukora indirimbo, mukore navuga group, muririmbe hamwe, mukora indirimbo hamwe. Byaje gute? Igitekerezo ni icyande guhitamo kuba buri wese atakora kariyeri solo ye, kuko ngo twige tugomba gukora umurimo w'Imana ariko tugafatanya. Igitekerezo nimba kizanye
hari ukuntu uba uvukana n'umuntu ariko muri n'inshuti. Hari abari abavandimwe gusa just turavukana, ariko hari ukuntu uvukana n'umuntu mukaba muri n'inshuti. Buriya uyu mwana turi inshuti cyane, ni murumuna wanjye ariko turi n'inshuti cyane, turuzuzanya niko navuga, turahuza cyane. Rero ntabwo ari ibintu byagoranye cyane kuba twavuga ngo twakorana, ko turi inshuti. Sinzago niba twanashobora gukora tutari kumwe, ntabwo twabishobora, ntabwo byakunda. Oya pe, byaba bisona biti byatunaniye. Niyo mpamvu yaririmba tenoro ukorera hejuru. Niyo mpamvu muduconfusinga. Oya gusa nyine uretse ibyo ngibyo na papa yaduhaye igitekerezo bwa mbere, bita bitworohera cyane kubera ko twabyifuzaga ngo kumuvuga ngo papa nawe akora umuziki. Oya aracuranga, araririmba ibintu byose. Na mama araririmba muri korali. Uracyaririmba muri korali na mama? Hanyuma mutamusohoye mukoreza indirimbo ya mbere mwavuze yuko ari papa yibandikiye, ni mukimara kuba mushaka gukora umuziki yabyakiriye gute kuba kubandika indirimbo akayibaha mukayirikodinga bwa mbere? Byari bimeze gute? Twibutse ibyo bihe ukuntu byari bimeze. Biragoye kubona umubyeyi ushyigikira abana muri kariyeri bagiye gutangira bwa mbere, wenda no kwenda we nawe ayikora. Byagenze gute? Na papa yaduhaye igitekerezo. Twumvaga nyine turirimba, hari ukuntu wenda aba yitambukira agasanga turi koza wenda amasahani, kumva turarimbye turafatanyije. Sinzi wenda niba ari icyo yashingiyeho, ariko ndakeka nabyo biri mu byashingiyeho. Aratubwira why tutajya kurikodinga n'indirimbo, arayizana arayitwigisha, tunayifata vuba bitagoranye, nuko kujya kurikodinga. Rero niyo bita urufatiro. Turirimba nanone twumva indirimbo yanyu ya mbere. Nubwo bingoye urufatiro ruracyariho, rwanditsweho Uwiteka azi abantu be, rwanditsweho Uwiteka azi abantu be. Nubwo bingoye urufatiro ruracyariho, rwanditsweho Uwiteka azi abantu be. Nubwo bingoye urufatiro ruracyariho, rwanditsweho Uwiteka azi abantu be, rwanditsweho Uwiteka azi abantu be. Iyo ndirimbo mwandikiwe na papa bwa mbere kwirikodinga byaraboroheye? Bwa mbere muri studio kurikodinga mwumva bavuga ngo ririmba hano amanota, byaraboroheye? Sinavuga ngo byanyoroheye kubera ko bwari ubwa mbere tugiye kurikodinga, kumva ngambara microphone, niba ari microphone, niba ari headphone, ngo igera ngo manuka ngo uririmbye ngo uvuye muri net ngo ukurandaga ngo ukusiga umuziki, kumva nyine ibintu nk'ibyo. Sinavuga ngo byatworoheye ngo bwa mbere, byatugoye nyine mu indirimbo yanyu ya kabiri rero ifite n'amashusho meza ya script nziza, mwayikoreye agana he? Video twayikoreye ni hariya abantu bigize ngo nibo bari hano hariya ku murenge wa Rugerero, ukomeje gato ahantu bita ku Giko. Niyo mpamvu mukorera muri no area mutuyemo n'ubundi. Iyo ni indirimbo ya mbere, urufatiro. Hanyuma iyi ngiyi Rugaba twakoreye hano utaragera mu mujyi wa Gisenyi neza, muri baraje kuri Nengo, umusozi muremure uhari. Murimo muraponda amatafari, bishatse kuvuga icyo ubutumwa bw'umwihariko. Iyo site niyo mu Kinombe, twakoye kuri site ebyiri. Kubera iki mwagiye mu matafari, mwashaka gutanga ubutumwa kimwe jandirimbo? Kashaka kwerekana ko nta kure Imana itakura umuntu. Ushobora kuba nyine wenda uri muri buriya buzima
mbese kananga urugero biriya twakoze guponda amatafari ibyo bintu bigutunze ariko nyine ntabwo rirarenga. Imana ntabwo mbese ntabwo igutabara ishingiye ku cyo uri cyo cyangwa se ahashize hawe. Ndagira reka ntiyunganireho gatoya. Muri kariya gakino hariho naho ureba twarabumbye amatafari hagira umukoresha aza kuduhemba ahita amera nk'uguha igihumure ko navuga. Ari ukuntu wenda abantu baba batabizamo bavuga n'aba ngaba nuko ukabona umuntu ubumba amatafari nta kintu yakora, ariko yaraguye turagenda turasenga turamusengera nyine ntihakagire umuntu usuzugura isengesho. Buri isengesho ni ikintu kinini umuntu atashobora kumenya imbaraga zacyo. Ikintu nyine isengesho ntabwo umuntu abantu bose ntibasha kumenya ngo isengesho ryakora iki, nyamara isengesho ririmo imbaraga ishobora guhindura ikintu. Twarasenze kandi biriya ntibibaho mu buzima busanzwe, umuntu arakira arongera arazanzamuka aba muzima. Nyine means twizere Imana, nyine twizere Imana nta hantu itava n'umuntu, kandi nyine tugasuzugura isengesho ririmo imbaraga zikomeye. Ukoze indirimbo ya kabiri rero noneho ni namwe mwayiyandikiye nk'uko mwabivuze. Papa ntabwo yari ahari yumva mwanditse indirimbo nziza nk'iriya, muravuze dushaka kurikodinga indirimbo. Yayumvishe gute, yakiriye gute indirimbo yanyu ya mbere mwanditse? Cyambere nzi numvise yavuze ko yabanje aratubwira muvugije ukuri, mumbwe umuntu wayibandikiye tumwishe ajya twandikira. Yanze kubyemera. Yabyakiriye gute papa kubona wandika indirimbo nk'iriya melody? Nyine uko twabibonye ni ibintu byamutunguye kuko yari azi ko indirimbo niba tugiye no gukomeza nyine muziki yari azi ko azajya yishyura abantu bakazandika cyangwa nawe akazandika nk'uko yatwandikiye urufatiro. Gusa abonye ko twiyandikiye Rugaba navuga ko byamuhaye nyine na motivation, abona ko tubikunze ko tubyitayeho kandi yumva n'indirimbo nta kibazo rwose aradushyigikira. Habaye izindi ndirimbo muri kwandika cyangwa se muri kurikodinga muri studio, abantu bitaga iki nyuma y'indirimbo Rugaba? Turazifite indirimbo muri studio zirimo, hari n'izo turi kwandika. Tegera rero yuko nyuma ya Rugaba hari izindi. Ubushize tuganira nabereka umucuranzi akabacurangira, nababwiye ngo ndi kuza mu muhamagare twongere turirimbira abantu turamye tugire ubutumwa dutanga, cyane ko yanatubwiye ngo nawe yarakijijwe. Mwakomeje gukorana practice kuko yambwiye ko n'ubundi atuyana hafi y'iwanyu ariko atarazi ko mufite impano imeze kuri. Ajya aradufasha muri practice. Ari hese ko nababwiye ngo nawe mu muhamagare tuze kuganira. Twamuhamagara wese twamuhamagara aza ducurangire muririmbe, twongere turirimbe za ndirimbo zo mu gitabo numvishe muri kuririmba gatoya, twongere tunyuzemo gatoya twumve naho practice igeze. Uko mudukurikiye rero turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Muribuka ko Joshua namusanze ku muhanda akahita yakira agakiza igihe bano bakobwa baririmbaga n'imvura igahita. Joshua urabyibuka? Ndabyibuka cyane, munsanga ahantu ku muhanda ngicuranga bya bintu byose ntegereje ko haroza nyine ngo ashyiremo 100. Uri kubona ko ndakemeze neza. Abakobwa bamumvisha ute? Mwakomeje gukorana practice, mbwiye ko muturanye, byagenze gute? Abakobwa rero twaje kumezanya dukora practice ndende cyane, byakomeje kuba ibintu biryoshye ku rwego ruhambaye. Twagiye dukunda kujya tujyana no mu makorali yabo kenshi, bakanyereka bakangaragaza nyine korali babamo, nanjye ndavuga nicara kuzaza muri iyi korali kuko yari yafashije abakobwa nk'aba bakaba bagize ku rwego nkuru, nanjye nishimiye kuyijyamo. None ndagira ngo twumve naho practice zigeze, miririmbire ubu musigaye mukominika neza. Musigaye dukominika neza cyane. Alisa rero na Jermaine mutunyirize Abadukurikira barabakunze cyane, bakunda uburyo muririmba, uburyo musimburana mu majwi. Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi
ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Yahweh, 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 Yahweh. Sijue jinsi ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda ninachokijua umefanya njia. Umefanya njia. Umuntu turi utumva urwo rurimi mwaririmbye mwashatse kuvuga iki? Indirimbo ikintu ivuze ni sijue jinsi ulivyotenda. Sinzi uko wabikoze. Gusa icyo nzi cyo nuko wacinze. Ni benshi babona ibintu bibabaho byiza batabipanze, no kubera ko Imana iba yahabaye, no kubera ko hari Imana ibitureberera. Ndabona n'imicurangire musigaye mujyana n'umucuranzi neza, mwari province mu majwi. Ni byiza no kunshimira. Bari bumuyije. Hari izindi ndirimbo mwabashije gukorana se? Dukunda indirimbo zirahari. Uretse gaturana abantu badukurikiye barimo bari ukuntu muri kwita mukorana kandi mwarahuye ku muhanda, hano ukuntu mwaje gukominikana, bivuze ko practice mwazikomeje. Mu rugo bamwakiriye gute? babikunze kwa kumva umuntu kugufasha muri practice, abatwongera experience wenda ku muziki nta kiguzi n'umugisha. Bafite ejo heza gatangire. Icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze kuzakora ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, nicyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami Mana, Mwami, icyo wavuze ntigihera. Icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze ntigihera. Ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Mwami, icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza. Ubutumwa buri wese
yabasha kumva. Ni ubutumwa bwumvikana, Mana mwami icyo wavuze uragikurikirana ukagisohoza, kugira ngo nawe udukurikira aka kanya amasezerano wahaye Imana, icyifuzo wahaye Imana, ntugire ikibazo, ntiwihebe, irahari kandi irabikurikirana, kandi ibyo yagusezeranyije irabisohoza. Ni ubutumwa bwa Alicia ndetse na Germaine biyemeje gukorera Imana kandi no kugira ngo bafashe abantu benshi kwizera yuko ejo hari umucyo, hari urumuri. Hanyuma kuki izi ndirimbo zanyu ziri mu butumwa bukomeye? Ni ukubera iki? Buri wese yabyibaza ku myaka yanyu, kwandika imirongo nk'iyi ngiyi ikomeye ihindura ubuzima bw'abantu benshi, ni ukubera iki? Actually, ariko ukuvuga rugaba n'urufatiro gusa. Izi ngizi turirimbye mu muri korali. Izi zanyu mwese nizo muri korali. izacu. Ariko mfisha muririmba yitwa Zamu yo mu gitabo. Oya, ni ya Ben na Chance. Okay. Nabo barabakunda Cyane. aho bari turabasura. Abasura. Nanjye narababonye nabo bari gucuranga mu rusengero. Abaririmbyi beza. Rimwe muzahura mukora n'indirimbo. Barabanzi bakomeye cyangwa bazwi bo muri gospel, nifuza kuba mwakorana n'indirimbo se? Nzakumva Alicia uwavuga nawe mu Umuhanzi nkunda Tracy. Ndamukunda pe, sinzi yako ndamukunda. Nkunda ukuntu aririmba, nkunda ukuntu yitwara kuri stage. Ndabikunda. Tracy uriya akora kuri Kesito anaririmba we na ndamuzi. Okay. Y'abahanzi bose baririmba gospel ndabakunda. Abumva bakorana nabo nk'indirimbo, nahura mukaganira Bose. Urugero umuhanzi nge nkunda nawe cyangwa n'umwanya mukunda ni umuhanzi witwa Aline Gahongayire. Aline Gahongayire uramukunda cyane? Ndamukunda pe. Imana itugire nyine, Imana iduhaye n'umugisha twakorana collab, ntacyo byaba ari umugisha ukomeye cyane. Ukunda Aline Gahongayire? Hari indirimbo afite aririmba ngo Imana nyine niyo azabitsiba ikibazo iragira gutya: nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ntiwamvamo na rimwe, ntabangariza hagati yacu, umutima urakinguye, nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwamvamo na rimwe. Ikintu gusezeranye uko nzabahuza na Aline Gahongayire, mukamubwira ibyo mushaka byose. Ni umuntu mwiza, umumama mwiza, tuzabahuza mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzabahuza, mubwire ibyifuzo byanyu kandi n'iki cyose bizakubona. Hanyuma rero nigeze kumva Germaine avuga ibintu byinshi Imana agiye gukorera abantu benshi uyu munsi bicaye hanze bavuga ati Imana ntabwo yumva amasengesho yacu, menya amajwi yacu atagera ku 7. Ni iki bababwira? Sinababwira, Imana ni ukuri pe yumva amasengesho. Nk'ubu uretse na biriya navuze mu kiganiro twajyanye ndushize, hari n'ibindi bitangaza Imana yagiye inkorera nko muri performance in class. Rero rwose ntabwo nyine nko muri ordinary level ntabwo na performingaga neza, ntabwo nagiraga grades meza pe, ariko hari ikintu Imana yankoreye mu buzima bwanjye nanjye ubwanjye kirantungura. Ntabwo ari ubwirasi cyangwa ubwiyemezi gusa, ntabwo nabura kwibwira abanyarwanda ngo wumve ko Imana nta kinanira. Njyewe hariya kuri groupe scolaire, hariya kuri natwe Bafite, mpagera nageze muri class nyine mbona n'abana b'intiti, abana bazi indimi pe, bavuga se noneho ndabarizwa. Ariko Imana irinda ijambo ryayo, natunguwe no kubona umwaka wose urangiye
ngira amanota meza cyane nkazana umwanya wa mbere kandi ababyeyi banjye barabashimishije cyane nanjye numva ubwanjye biranshimishije ko ni ibitangaza bikomeye cyane. Rero nawe aho waba uri hose, hasi waba uri hose, Imana ntabwo yabura kuhagukura. Wowe icyo ufite ni ukwizera, ukayikunda, ukayishakaho ubucuti, ibindi byose bizabona byikora. Alicia, igihe warwaraga bikomeye byo byageze twabiciyemo twakubivugaho dipu, ariko bagakaka rwa rugendo rurerure rutoroshye wanyuzemo birimeze bite? wenda sindi bubyinjiremo cyane, ariko nararwaye nari ukuntu urwara bakakuvuriza mu bitaro nyine bisanzwe, bikanga bakujyana no mu binyarwanda, nabwo bikanga neza ukabona ahandi hantu usigaje kujya. Sindi mvuge ngo specifying ngo ni uburwayi n'ubu, gusa nyine byari ibihe byari bikomeye. Gusa hari umuririmbyi waririmbye ngo senge ongera senge niyo ufite kukagekeya arimo ibitaba ridasabye ibisobanuro, irumva kandi igatabara. Imana nyine itabaye idasabye ibisobanuro ngo usobanurire ngo ujye muri detail dizengize. Imana yarabikoze, really appreciate. Imana yarabikoze, dushimira Imana ibyo yakoze, tunashimira n'abantu bari kudushyigikira, bari gukunda indirimbo zanyu, barimo barakanda subscribe. Tuyishyizeho indi ndirimbo tunashimira Imana. Tunasoza nishimiye ko uyu munsi nabonye yuko hari abantu babakunze bakomeje kubashyigikira. Wenda nyuma aho tugira ikindi tubasaba, munashimira ababyeyi babemereye gukora uyu muziki wo kuramya no guhimbaza. Tunagana ku musozi. Turirimba indirimbo yacu Ukaba. Indirimbo y'Agafaransa. Sinigeze mbona uwagutoniye ashavura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Jésus, tu ne laisses jamais tes chers enfants pendant les tragédies, tu es toujours là. Oh Jésus, sinigeze mbona uwagutoniye ashavura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Jésus, tu ne laisses jamais tes chers enfants pendant les tragédies, tu es toujours là. Rurema rugira rugaba nawe niwe mugendo w'ibihe. Jehova niwe ita ku mateka y'ibisekuruza. Put you higher. Rurema rugira rugaba nawe niwe mugendo w'ibihe. Jehova niwe ita ku mateka y'ibisekuruza. Put you higher. Kuva nkiri igitambambuga narakubonye, urahambaye, urarenze Imana, wanyeretse ko utunze byose, ko ntacyo ukennye, ubwo nari umutindi nyakujya. Ubwandu bw'ingeso mbi, inzigo z'abamemuye, sinari kubikizwa nande. Uruhererekane
nterwa imihangayiko yaho narindi ese byari gutsembwa nanjye uru rwego nuririyeho uri negamiyeho ndokora imitego y'umwanzi uru rwego nuririyeho uri negamiyeho ndokora imitego y'umwanzi rurema rugira rugaba yawe ni wowe mutego w'ibihe Jehova niwita ku mateka y'ibise kuruza put you higher wahinduye inkuru zinca mugongo masika ubumba iminwa y'ibyari byaranyasamiye tumura imitima yarishinjaguwe zo kunaba imitsi yanjye nkiriho tumura imitima yarishinjaguwe zo kunaba imitsi yanjye yose nkiriho uru rwego nuririyeho uri negamiyeho ndokora imitego y'umwanzi uru rwego nuririyeho uri negamiyeho ndokora imitego y'umwanzi rurema rugira rugaba yawe ni wowe mutego w'ibihe Jehova niwita ku mateka y'ibise kuruza put you higher rurema rugaba niwita ku mateka y'ibihe uri inkingi negamiyeho amateka urayahindura. Joshua abakobwa barababonye uyu munsi wumvisha indirimbo yabo rugaba ibintu iri gukora hano hanze iri gufasha abantu benshi imaze kuguhindura iki mu buzima bwawe mu iyi ndirimbo imaze guhindura ubuzima bwanjye ndabona nabanje kujya nyumva kuko ushize bwo mwansanze nayumva na gato ntabwo ari nzi ko indirimbo nyine nta rugaba yaba ari indirimbo nyine ibaho ku isi ntabwo nzi uko yaga numva kera bavuga ngo bahatiwe bande ariko naje gusanga ko mu Rwanda ari tutale sanga no baririmba rugaba numva nyine rugaba mba gushaka kumenya rugaba nyine bivuga kukiye se kiba ushatse ko ijambo rugaba ariko nitegereje video neza banyine ibintu byinshi mbona ahantu bari kumba amatafari nibuka nanjye aho navuye ku muhanda mbona ko burya nta Imana itagukura nanjye uri kuyumva nanjye wayumvishe ntabwo nyumva nk'indirimbo gusa nawe uri kudukurikira uri kuyumva ntuyumve nk'indirimbo gusa wumve n'amagambo ayirimo niki yagufasha niki yahindura ku buzima bwawe nimuyumve nk'indirimbo gusa muyumve nk'ubutumwa bukomeye kandi bwahindura ubuzima bw'abantu benshi muri kudukurikira rero hari byinshi mufite kubaza bano bakobwa Alicia ndetse na Germaine tunasoza n'ubutumwa rero mwatanga munashimira Bakorewe babemereye kuba mwakora ino kariyeri yanyu ya gospel yo kuramya no guhimbaza tunagana ku musozi. Ubutumwa njyewe mfite abanyarwanda nyine ni ugukunda ibintu by'Imana cyane bakabyinjiramo nko muri ino minsi turi mu minsi ya nyuma pe biragaragara Bibiliya irabivuga hari ibimenyetso ibyorezo ibintu by'ibyorezo inzara irahari rero njye nabashishikariza kwinjira mu by'Imana cyane bakabicengeramo cyane nicyo gisubizo no gusoma Bibiliya cyane kuko Bibiliya ni nk'umuvugabutumwa utabeshya ni umuhanuzi kwa kundi hari abantu bakunze kugira ibibazo muri ino minsi ngo hari abahanuzi b'ibinyoma ujye babona icyo byumva ibyo bivuga iki by'abahanuzi hari abahanuzi ndabemera ariko ikintu nizera ni uko
uwo muhanuzi w'ibinyoma uri kukubwira ibinyoma icyo yaguhanurira cyose wowe nta mpamvu ufite mbese nta burenganzira ufite bwo kujajinga umuhanuzi ngo uyu nguyu ni uw'ibinyoma ngo uyu nguyu avuga ukuri. Wowe ikintu mbese njye nibyo nizereramo, wowe ikintu cyose aguhanuriye cyizere. Wowe nukizera n'Imana yaba itakimubwiye nyine itakimucijemo agakikubwire, Imana iragikora ko yabonye ko ufite icyizere, ko nyine wizeye ko ibyo yakubwiye ari Imana yabimucishirijemo ngo abivuge. So njye nta burenganzira afite bwo kujagira ngo uyu nguyu ni umuhanuzi w'ibinyoma ngo uyu nguyu avuga ukuri. Njyewe icyo bamanuriye cyose ndacyakira nkanacyizera. hanyuma njye ubutumwa bwa mbere natanga cya mbere ni ugushimira n'ubundi, ariko nanone mvuga ngo mbwira wenda ababyeyi wenda twe twagize amahirwe dukunda kuririmba no mu rugo barabyemera baradukundira. Mbwira ababyeyi nyine hari ukuntu uba ubona umwana afite impano cyangwa wenda yumva anabishaka akanabikubwira ariko ukabyanga ukanga kumusapotinga. Nyine nababwira ngo we never know, ntiwamenya ngo ikizakiza umuntu ni iki. So niba umwana afite impano akagira n'ubwo bushake cyangwa n'izo mbaraga zo kukubwira, mwemerera umufashe mu mbaraga zawe nkeya, umufashe. Noneho ikintu ndi busorezeho ni ijambo ry'Imana riri muri Yobu ibice 27 tuhera ku murongo wa 3 tugeze kuri 6. Ntabwo ntinda, nakunze kujya muri phone ndi kurishaka. Avuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Iri ni ijambo Yobu yavuze. Yobu turabizi inkuru ze wenda kuba zizi, yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, abana be barapfa, ibi byo yari afite byose bimushiraho, ariko avuga ngo sinayemukira Imana yanjye nubwo bishize, sinakoreye Imana kubera ko mfite ibintu. Akomeza ashikama ku Mana, hari inshuti ze ziri kumuseka zikababwira se wakwekanye Imana ukipfira n'ubundi ko ntacyo usigaje. Karababwira ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ikintu nabwira rero, ushobora kuba ufite ibibazo ariko ndakeka nta muntu wenda ufite ibibazo bingana n'ibyayo, nubwo wenda buri wese ikibazo cye ku ruhande rwe kiba kimukomereye, ariko twese tugambire mu mitima yacu wenda kuba ariko twumva natwe kugeza ubwo tuzapfa ntituzikure kuba inyangamugayo. Murakoze. iyo ubaye inyangamugayo uba umuntu w'abantu bose, nta muntu ukugiraho ikibazo, kandi burya ngo nta nubwo waba inyangamugayo utayimfura. Ibintu byose iyo uri umwere, iyo nta muntu ugirira nabi, wifuza abantu byiza nawe birakugarukira. Akenshi rero mwumvishe ijambo dusomeye Alicia, ngira ngo nawe byagufasha. Rikuyemo ibintu byinshi, kuba inyangamugayo, kutava ku Mana yawe nubwo ibintu byagushiraho, kuko ibintu muri rusange biraza ngo bikanagenda, ariko Imana ntabwo idusiga. Usanga niyo byadukomeranya ariyo duhungiraho. Germaine ugeze kuvuga ati akenshi abantu bazi imbere y'Imana ariko byabakomeranye, ariko no mu gihe bitagukomeranye ihora yiteguye kukwakira no kukumva. Ntabwo ari ngombwa gusanga Imana kuko byakomeye, no mu bihe byiza mugomba kubana. Noneho dushimira n'ababyeyi rero. Ababyeyi banjye nanjye ndabashimira cyane kuko biragoye kubona umubyeyi ugushyigikira mu mpano nyine, impano yawe akayizereramo, akizera ko hari icyiza yibitsemo. Kuko ababyeyi benshi nyine in general dukoresheje majorite, ababyeyi benshi iyo umwana cyane ibi bintu byo kuririmba, iyo umwana akuze nyine akunda kuririmba akavuga ati njye ndashaka kuzaba umuririmbyi, ababyeyi ntabwo babikunda. Bavuga ubu ugiye kwigira ikirara, ugiye kwigira iki? Oya, ntabwo uko nguko. Yego nyine hari wenda hari icyo babivuga bashingiyeho, wenda sinzi uko nabyita, niba wenda muziki nyine yasakira, niba ari ituma ababyeyi badakunda imiziki cyane. Ariko nyine njye hari abana benshi twiganye bafite amajwi meza cyane, gusa bakaririmba ukumva ni byiza cyane, ukumva birakunejeje, ariko akakubwira agahinda afite ko umubyeyi we atabyemera, ko umubyeyi we ashaka ko yiga ibi n'ibi. Wihitiramo umwana wawe icyo aziga, kuko ntabwo ubuzima uri kubaho ubuzima bwawe, nawe ashaka kubaho ubuzima bwiwe, ntabwo abaho ubuzima bw'abantu babiri. So njye ndagira inama yo nyine
wo gusapotinga umwana wawe ikintu cyose nyine uri kumva yifuje, ikintu uri kumva afitemo impano kandi uri kumva ko agishaka pe, kimukorera mu gihe ufite ubushobozi. Nyuma yuko musohoye indirimbo mwagiye mubona abantu benshi babakunda, commentaire nyinshi kuri social media, kuri Instagram ubundi mwitwa gute? Idasanzwe na TikTok. Hanyuma iyo mwakiriye comment nziza bari sawa, iyo mwakiriye comment nanone zitari nziza mwumva mubyitwaramo gute, mubyakira gute? Iyo mubonye hari n'abantu batavuga ko muzi kuririmba wenda zibura, cyangwa se ukabona n'abantu babaca intege, mubyakira gute, mubyitwaramo gute? Njyewe wenda byaranabaye, si ibintu wenda byo kuvuga ngo wenda turi gusapoza, kubera ko byarabaye. Hari nk'iyo ubona, hari nk'iyo mbona nkumva birasekeje nk'umuntu turi gupfa iki, cya mbere simuzi, ushobora kuba n'abatanzi ubarangiza icyo arampora iki, kibaza nk'ikintu muri gupfa kikakuyobera. Ariko n'ubundi mu rugendo ntaburamo ibicantege, ariko iyo ufite intumbero, ufite ikintu ushaka kugeraho, nyine ibyo byose urabireka ugafokasinga ku cyo ushaka, byo birahari. Hanyuma aho comments zitakubaka uzakira ngenda zisoma nkanaziha like. Yego. Nibyo. Ese umuntu ahubwo iyo ukoze ikintu ukabona nta commentaire mbi nyine bari gutanga, ukabona bose bari kuvuga ibyiza gusa, urimo ko kidatwika icyo kintu. Kandi bari abantu batadukunda ngo bari bo twebwe dukunda cyane, turabakunda tubafitiye urukundo rudasanzwe. Tubafitiye urukundo rudasanzwe, ni byiza ibintu bakora, yego ntabwo byabura kukubabaza nk'umuntu, ariko sometimes ureba ku yindi side ukabona ni ikintu gikwiye mu rugendo ukwiye guhura n'ibintu bigusitaza, ibintu bibaho. Batubwiye barahari. Reka dusoze twagira ikiganiro cyiza nyuma y'indirimbo n'ubundi mwasohoye irimo irakora amateka hano hanze, muzagira kuduha indirimbo yindi ryari? Abadukurikira mubabwire. Icyo nzi ni uko ari vuba. Ni vuba? Wow. Jermaine na Alice rero ndetse na Joshua, reka tubashimire kandi mukomeze mukore ino mix cyane nziza cyane, muzagire kure. Natwe tuzakomeza kuba inyuma ya Legacy n'abakunzi ba Legacy TV n'abanyarwanda muri rusange, bakomeza bakande subscribe, like na like, bakande subscribe. Wow, n'akazogera. Indirimbo zindi nazo ziraje zo gufasha imitima y'abantu benshi hano hanze, ntabwo muzadutenguha. Ikindi ntabwo nakwemera ko iki kiganiro kirangira n'abashimiye. Ukuri ni iby'agaciro cyane kubona abantu nyine babitayeho, ni ibintu byiza cyane, abantu bari kuguha wenda bari kuguha umuyoboro wo kugera nyine kugira ibyo ugeza ku bantu, bagashyigikira igihangano cyawe, ni ibintu byiza cyane rwose. Wakoze, Imana iguhe umugisha. Nanjye ndashimira cyane, ndabashimira. Ni umugisha kubona umuntu aje, ni umugisha kuri twenda no, ariko ni umugisha tunagusaya cyane, umugisha ku Mana. Ikindi kintu ntitwasoza ikiganiro tutanasenze, nanone ntanashimiye cyane ababyeyi. Ndashimira cyane papa, nyine hari ukuntu ibintu bikurenga, ukabona umuntu yitanze uburyo bwose. Twaraganira ambwira ko ari umucuranzi ariko ntibakibikora. Of course. Ndamushimira cyane, ahari wenda azabona iyi interview. Ndamushimira cyane. Imana sinzi ikintu namusaba, Imana izamuha ijuru. Ndashimira mama arakara na mama rero ngiye gukurikizaho. Ni mama, buriya mama aritanga cyane, buriya ubu ne ahangati tije barajya kuri codinga Mana, akajya gusenga. Ni nawe watwambise muri iriya video ya Rugaba, nawe watwambise. Of course sinahise akorera hano. Ni ukuza kumuteza imbere, imyenda myiza, ari amakanzu y'umweru, utudodo byose. Ni ukugira abantu bamukenera bakamusanga hano ni Gisenyi hano rwose. Contact tuzaza bashaka imyenda. Turashimira management yose in general. Imana y'umugisha, director, dusengera turagize Imana n'abantu badukurikiye mu masengero. Amen. Mana yacu, Mana nziza, Mana yera, Mana ikiranuka,
tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko dukunda tudakwiye, ishimwe n'icyo n'ibibi byawe, turi imbere yawe rero tubanje guca bugufi, aho twagiye nabi, aho twavuze, aho twatekereje, aho twagambiriye hose tukajya kuri ubwiza bwawe, ndakwingize ngo tubabarire, weze imitima yacu, weze intekerezo n'imibiri, uduhindure bashya, uduhindure bazima, wongere kutwishimira. Data rero ukomeje kuragiza ibi bintu byose, ni wowe zitangiriro n'iherezo ryabyo, nyemerera ukomeze kubana natwe, umugisha wawe utugumeho, n'abari kudufasha bose ubahe umugisha. Ndagutakambiye cyane ngo ibyo batwifuriza bakubire inshuro 100, umugisha wawe ubomeho, n'ababakomokaho n'abazabakomokaho, bakomeza uganze rero, ubuntu bwawe maze ukomeze kutuganza, twambike imbaraga zawe, n'abanyarwanda bose muri rusange, umugisha wawe bagumeho, babone neza uko bwije n'uko bukeye, ganza kandi utegeke byose, mbisengeze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.